Shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe mwese muduteza amatwi kandi mutureba. Ni BTN ku bufatanye bw'Ituro Patmos n'umushumba waryo. Nyuma y'iminsi myinshi ibihe birebire turacyabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, tunyuze muri byinshi bitandukanye. Umwaka twahuye n'ibikomeye bikomereye isi yose, ariko bidakomereye ijuru, kuko ijuru rifite umugambi mwiza kuri twebwe. Uyu mwaka wa 2021 ni umwaka usaba imbaraga nyinshi kandi usaba ubushake bwinshi, usaba ubushobozi bwinshi, ariko nanone ni umwaka wo gusingira ibyacu byanyazwe n'umubi ariwe Satani. Kufatanya bw'Ituro Patmos of Faith Church na BTN, aho tuzajya tubageza iki kiganiro buri wa gatandatu nyuma y'amakuru mu Kinyarwanda. Bamaso kugira ngo usingire ibyawe Satani atozongera kukujegeza, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.